ngaha turaje nyagasani, turakwitabye karame, twitabiye ingoma y'urukundo, karame karame nyagasani, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri wa kabiri w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 19 Gicurasi 2026. Aya masomo niyo nyagasani yatugeneye kugira ngo duhure nawe maze atugere neza ku mpuhwe ze. Isomo rya muri tariki byakozwe n'intumwa, umutwe wa 20 umurongo wa 17 kugeza ku 27. Paulo wihutiraga kujya Yerusalemu ari imelito, ahamagaza abakuru ba kiliziya ya Efezi. Bamugezeho arababwira ati, muzi ko nabanye namwe kuva aho ngereye muri Aziya. Nakoreye nyagasani, niyoroheje ku buryo bwose, mu marira no mu magorwa naterwaga n'ubugambanyi bw'Abayahudi. Ntacyo nabakinze mu byo nashoboraga kubabwira cyabagirira akamaro. Byose narabitangaje, mbibigishiriza mu ruhame kimwe no mu ngo. Nashishikarizaga Abayahudi kimwe n'Abagereki kugarukira Imana no kwemera Umwami wacu Yezu. None dore ngiye Yerusalemu, mbibwirijwe na Roho Mutagatifu. Ibizambaho ngezeyo simbizi. Icyakora muri buri mujyi Roho Mutagatifu anyemeza ko ingoyi n'amakuba bihantegerereje. Nyamara ku bwanjye ndahamya ko amagara yanjye bwite ntacyo amariye. Icyangombwa ni ukurangiza isiganwa ryanjye n'umurimo nyagasani Yezu yanshinze wo guhamya inkuru nziza y'ineza Imana ibagirira. Nzi neza ko kuva ubu mutazongera kumbona ukundi, mwebwe mwese abo nanyuzemo namamaza ingoma y'Imana. Nicyo gitumye rero uyu munsi nshobora kwemeza mu maso yanyu ko ndi umwere w'amaraso yanyu mwese, kuko nabamenyesheje umugambi wose w'Imana, ntacyo mbakinze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 68, ngoma zose z'isi nimuririmbire Imana yanyu. Mana, wajyaga usesekaza imvura y'umurindi, wabona inyarurembo zawe zarembye ukazisubiza imbaraga. Indeka yawe babonyemo ikibanza, niwe Mana wayibakebeye kubera ubuntu ugirira abakene. Nyagasani aragahora asingizwa iminsi yose. Iyo Mana niyo dukesha gutsinda. Iyo Mana niyo itubera Imana yuje imitsindo. Nyagasani uhoraho niwe utuma umuntu ahonoka urupfu. Ngoma zose z'isi nimuririmbire Imana yanyu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 17 umurongo wa 1 kugeza ku 11. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yubura amaso yerekeza ku ijuru aravuga ati, dawe, igihe kirageze, hesha ikuzo umwana wawe, kugira ngo umwana wawe nawe awuheshe ikuzo, nk'uko wamuhaye ububasha ku kiremwa cyose, ugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo bw'iteka. Ubwo bugingo bw'iteka ni ukukumenya wowe Mana imwe y'ukuri, no kumenya watumye Yezu Kristo. Nge naguhesheje ikuzo, ndangiza igikorwa wampaye gukora. None ubu dawe, mbesha ikuzo iwawe, rya rindi nahoranye iwawe isi itararemwa. Namamaje izina ryawe mu bantu wampaye ubakuye munsi. Bari abawe maze urabampa, nabo bubaha ijambo ryawe. Ubamenye ko ibyo wampaye byose ari wowe biturukaho, kuko nababwiye amagambo wambwiye maze barayakira. Bamenyeraho by'ukuri ko ngukomokaho, kandi bemera ko ari wowe wantumye. Ubu nibo nsabira, sinsabira isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Kandi rero ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe byose bikaba ibyanjye, maze ngaherwa ikuzo muri bo. Ubu rero singira munsi, ariko bo bayirimo, nje ngusanga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ubu rero singira munsi, ariko bo bayirimo, nje ngusanga. Amen, amen, amen. Amahoro bana b'Imana. Turabifuriza kugubwa neza hakuri buri munsi. Ntukabure gufungura buri munsi, ngo ubure gufungura buri munsi, kandi ngo ubure gufungura abandi buri munsi. Nyagasani buri munsi afite icyo ashaka gukubwira kindi kirenze icyo yakubwiye mu minsi yashize. Umwihariko wawe uyu munsi ni uwuhe? Amasomo y'uyu munsi afite umwihariko ku isengesho rya Kristo, isengesho rya Yezu. Ese isengesho rya Yezu waburizi? Ni isengesho ry'umusaserdoti. Ni nayo ngingo remezo tujye kuzirikanaho. Isengesho ry'umusaserdoti turaza kumvamo ibintu bibiri. Uburyo bwa mbere ni isengesho umusaserdoti avuga
asabira imbaga, asabira ikoraniro, asabira abashinzwe. Uburyo bwa kabiri tuza kumvira isengesho ry'umusaserdoti ni isengesho noneho imbaga ivugira umusaserdoti, abashinzwe, abayobora bakamuvugira isengesho, bakamusengera. Papa Francisco akimara gutorwa ngo mu gusuhuza imbaga bwa mbere yaravuze ati munsabire. ngo nuko abantu bamwe bati ariko se twirirwa dusabira papa, si wowe ugakombye kudusabira? Ariko icyo bishushanya ibyo bintu nuko twese dukeneye isengesho bamwe ku bandi, gusabira nabo ku bandi. Nawe uragera aho yumva yaramaramaje ku buryo adakeneye isengesho ry'abandi. Ari papa arasabirwa, ari umwepiskopi, ari umusaserdoti, ari umuyobozi, abayobozi b'igihugu, ari n'abandi benshi cyane. Twese nk'imbaga y'Imana dutuzwe no gusabirana. Uyu mwanya rero ntukavuge ngo njyewe ndakomeye. Gukomera se ni gute? Gukomera no gukomera mu Mana. Kandi umuntu ukomeye mu Mana arasenga, kandi gusenga ni ugusaba no gusabira abandi. Ngira isengesho ry'umusaserdoti, gusabira bushinzwe, gusabira abandi. Iri sengesho reze gusoza nawe uvuga uti harya ubu njya nsabira imbaga abo nshinzwe, mbasabira iki? Harya ubu abashinzwe bo ndabasabira? Ubundi iyo uryamye usabira abandi, iyo ubyutse usabira abandi. Ngiki kituraje inshinga, ngiki turi ku mutima. Shyira abantu ushinzwe mu biganza byawe, ubazamure. Abo ushinzwe harimo n'abagushinzwe, abo bose urabashinzwe nyine. Isengesho ry'umubyeyi, isengesho ry'umusaserdoti, isengesho rya Kristo, kurambura ibiganza asabira abo ashinzwe. Njyewe nyasabira abo shinzwe, ese abashinzwe bo ndabasabira? Uyu munsi dufite ingero ebyiri z'abayobozi basabiye abo bashinzwe, ni Pawulo ndetse na Yezu. Iri sengesho rya Yezu na Pawulo rirerekeza ku gusezera. Umurage, iyo utashye utahana iki? Iyo usezeye usigira iki abo usanze, abo usize? Yamvuga igira iti ntudusige udusandashe, aho gusige udusigasiye. Ibi nibyo bibaye kuri Pawulo mu isomo rya mbere, ubwo ari Efezi agakoranya abakuru b'umuryango, abasezeraho akabaha umurage w'urukundo, abibutsa ibyo yakoranye nabyo byose, ku byose byaba bigambije kubageza ku Mana, kubabwira Imana. Ako kantu umuyobozi wese ubundi yagombye gusiga agejeje aho yarashinzwe ku Mana. Ariko twongere twibaza aha ngaha, Pawulo aduha umukoro, hanyuma se iyo hari abantu nyoboye, mbayobora ku Mana cyangwa mbayobora kwa Sekibi? Mbasiga nte? Ukubasiga rero nicyo kintu gikomeye cyane. Ukusiga abantu warushinzwe nicyo kintu gikomeye cyane. Iyo ugiye gusiga abantu kuko warakoze neza, bagomba kurira, bagomba gufata agatambaro kabo bakihanagura, bakarira, bikaza kugihe bihanagura. Icyo nicyo kiranga umuyobozi uyobora ku Mana. Ngaba ba Pawulo kumvise iyi mbaga baraza kwisigira agahinda. Kubera iki? Ngo babajwe nuko batazongera kumubona. Ngibi rero natwe umurage tugomba gusigira abana bacu. Iyo umubyeyi agiye kwitaba Imana, iyo umubyeyi agiye kujya ku rugendo, usigira iki abana bawe? Ubasigira umurage w'Imana, ubasigira urukundo, ubumwe. Ng'ubumwe Yezu Kristo ari gutubwira mu isomo ry'ivanjiri uno munsi, ubwo agiye gusubira kwa se. Asigira iki intumwa ze? Ubumwe, kunga ubumwe. Ngira isengesho ry'umusaserdoti, isengesho rya Kristo uyu munsi riraganisha ku isengesho ry'umusaserdoti wa wundi usabira ikoraniro. Kristo umusaserdoti, umuhanuzi n'umwami, ukize kuri iyo mirimo ya gitumwa. Natwe nk'abamukorera, natwe dufite ubusaserdoti bwa cyami muri batisimu duhabwa, ndetse bamwe bagatorerwa kwa abasaserdoti ku rwego nyobozi, sacerdoce ministeriel. Abo rero bashinzwe gusabira imbaga, bashinzwe kwigisha, kuyobora no gutagatifuza imbaga. Umurimo Nyagasani yaguhaye, guhesha ikuzo Imana, guhesha ikuzo Imana, kuyobora imbaga y'Imana, kwigeza ku Mana. Umusaserdoti, tuze kongera twibaze natwe ubutumwa dufite, ese dukorera abandi tukababura ku Mana, tukabageza ku Mana? Icyo kiduhesha ikuzo ni iki? Birumvikana iyo umuntu yakoze neza azagororerwa n'Imana, na nibyo Yezu ari kuganishaho. Asabira be ku bumwe, isengesho ry'umusaserdoti,
wa wundi utajya ibiganza kugira ngo asabire imbaga ikoraniro. Twongere twibutse mu isezerano rya kera abayisiraheli bayobowe na Musa wabavanye mu gihugu cya Misiri akabageza mu gihugu cya Kanahani, igihugu cy'isezerano. Uko ari abayoboye bagiye bahura n'ibibazo byinshi, ariko turibuka urugamba bagiye barwana. Nuko ngo Musa, duhibuke aho hantu, Musa ngo yazamura ibiganza imbaga igatsinda, abayisiraheli bagatsinda, yamanura ibiganza bagatsindwa. Ngo biza kugera igihe ba Aroni n'abandi benshi bamufata amaboko kugira ngo bakomeze batsinde. Ako kantu bamujyaye gufata amaboko ya Musa kugira ngo dutsinde, kugira ngo imbaga itsinde, ubwoko bw'Imana butsinde, abana b'Imana batsinde, umuryango w'Imana utsinde. Bigombera gufata Musa amaboko tukamushyigikira. Nyiri sengesho, gushyigikira abasaserdoti, gushyigikira ba Musa kugira ngo bataza kugwa, kugira ngo tutaza kubagusha, kugira ngo bataza kugwa, kuko baroroshye batwaye ingabire z'Imana mu tubindi tumene ku busa. Ibirerekeza uburyo dushyigikira abasaserdoti bacu, dushyigikira abogeza butumwa, dushyigikira abantu Imana idutumaho. Tubashyigikira dute? Aho nawe nturi muvuga bati poreka ndekure, wamurekura ko tuzatsindwa. Gushyigikira abatuyobora, gushyigikira abadushinzwe. Ibi nta bindi Yesu dusaba byinshi cyo kubashyigikira, usibye kubasabira mu isengesho. Uko umusaserdoti agusabira, natwe abashinzwe tumusabire. Ngiye magirirane muri kiliziya, ngira isengesho rya Yesu, tuzaba umwe ryari nyine uko gusabirana. Aya maboko ya Musa ahora azamuye arerekeza ku musaserdoti, nanone uhora azamuye ibiganza agatura imbaga ikoraniro. Ngiki gitambo cy'Ukarisiya, umusaserdoti ahora azamuye ibiganza yigana Yesu Kristo wamutumye usabira be. Ngira isengesho tumaze kumva, la prière sacerdotale, isengesho ry'umusaserdoti. Gutura Imana abushinzwe, n'abushinzwe bakagutura Imana. Ngiyo magirirane yakagombye guturanga abavandimwe. Uze gukora umukoro, ese uracyasabira padiri wawe? Uracyasabira ugushinzwe? Umusabira iki? Umusabira iki? Mubye inkuru ngiye gukubwira, ari gihe nawe aza gusanga waraguye nkaha, waragushujwe n'iki ngiye gukubwira. Utege amatwi ucyumve. Ngo umunsi wo mu gihugu cya kure trelo ngo umugabo n'umugore ngo bari abakristo b'abandi b'indani basenga badasiba misa. Umunsi umwe rero haza kuza ikigenzo muri uru rugo, ngo umugabo muri uru rugo ntiyongera kujya gusenga. Umugore yamukora butumwa tujya gusenga, akanga ati ntago njyayo, ntago njya kujya gusenga. Yanabagiyeyo yagera kongera agahita agaruka ati sinongeye gusenga, sinkibaye ngiye gusenga, sinkigiye gusenga. Umugore akomeza kwibaza ati harya ubu niki cyateye umugabo nge kutongera gusenga? Byagenze bite? Yashaka kumubaza umugabo akamurya nabi. Umunsi umwe rero cyarakabaye, umugore aramuhamagara ati wambwiye ikintu gituma utakiyitabira misa ko twajyaga tujyana nkagishimira ko nanjye ndi kumwe n'umugabo. Nuko wa mugabo aratobora aramubwira ati uriya mupadiri yarampemukiye, yanteye igikomere. Wa mugore yibaza ibibaye ati, umugore akomeza kwibaza icyo akomerekeje umugabo we. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mugabo aza gutobarira umugore cyamubabaje igikomere padiri yamuteye. Ati padiri nandi ku rugendo ngiye mu misa antambukaho, musabye ngo ntware mu modoka ahita yihuta, ntera n'ikiziba arihuta, none yanteye igikomere gikomeye cyane. Umva misa isizongera no kwikandagiramo. Nuko hashira igihe kirekire, wa mugore amaze kumenya igikomere umugabo afite, uburyo padiri yanze gutwara umugabo we mu modoka, akamuteye igikomere akamutera n'ikiziba bitabuze. Nuko igihe kimwe kiza kugera, wa mugabo atacyaye gukandagira mu kiliziya ngo byari yuko ntagahora gahanze. Wa mugabo aza kurwara, amaze kurwara ajya kwivuza ku bitaro. Byumvikane n'umugore we wari umuherekeje agiye no kumurwaza. Bageze kwa muganga babura indwara. Noneho igikomere cyongera kwikubita mu kindi, agiye kubonabona wa mupadiri arahageze, ageze aho kwa muganga asuhuza wa mugabo na wa mugore. Wa mugabo nyine muri bwa burwayi bwe, wa mugabo ashaka kumwima umukono, ashaka kwanga kumusuhuza. Padiri yibaza impamvu yanze kumusuhuza, ati gucyo wanga kunsuhuza? Ati padiri wanteye igikomere. None haratobera aramubwira ati wanteye igikomere, nagutambutseho unyima lifti wanga kuntwara, none narakurakariye bikomeye cyane,
ndetse na misa usoma sinongeye kuyikandagiramo, umva narakurakariye bikomeye cyane, singeruka na misa yawe, ubu nibereye iwanjye, nubwo ndwaye ariko warampemukiye, wanteye igikomere. Nuko ngo padiri ageza kumubaza aho byabereye n'igihe byabereye, kubera ko atabaga akibuka n'igihe byabaye. Nuko aramushushanyiza amubwira umunsi byabayeho. Koko padiri agiye kureba asanga ko uwo munsi abyibuka neza. Nuko aramubwira ati umva rero cya gihe koko ndabyibutse neza ukuntu byagenze, hari umurwayi nari ntwaye, dore ko ari paruwase gusa yari ifite imodoka yatwara umurwayi kwa muganga, baranyitabaje rero ngo ntware umurwayi kwa muganga, umurwayi yari afite indwara yandura kandi arembye, baranyitabaza ngo mwirukankane vuba mujyane ku bitaro bikomeye atarapfa. Hari hasigaye rero iminota 10 gusa kugira ngo apfe. None rero nanze ko kwanduza cya gihe, nanze ko waza kwandura nawe, ndetse nanga ko yaza gupfira mu nzira. Nibwo rero wabonaga ndi kwiruka ntareba inyuma. Yaje gukira rero, ubu ni muzima, narinzanye n'abandi kwa muganga, aba nabo ndabazanye kugira ngo nabo bakire. Wa mugabo neza ako kanya ahita arapfukama, asaba padiri mbaza ati rwose nanakurakariye umbabarire. Uzi ko yahise akira n'indwara yararwaye ako kanya, nuko atahiwe ari muzima, yababariye padiri, yabohotse, bose bataha neza, bakize kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Aha, nguko nawe ushobora kuba hari indwara urwaye utanazi, urwaye kubera abantu warakariye, abantu babicye umujinya, abayobozi bawe, babandi uhora uvuga. Turwaye indwara abantu benshi tuhora tuvuga abayobozi bacu nabi, yarampemukiye, umutegetsi wacu yarampemukiye, tukajya mu binyamakuru tukabatangaza, tukabasebya, kuvuga abana abayobozi. Abantu benshi turwaye indwara, guharabika abayobozi. Wabwirwa n'iki se niba atarari mu kazi ko gukiza abantu? Aha, ko gukiza abantu nabyo, hari n'abari mu kazi ko kwica abantu, nabyo Imana itubabarire, iduha umugisha, itwereka uruhanga rwayo rukeye. Nka rwari ndi musa yari afite uruhanga rwiza rubengerana. Nuko abamubonye avuye ku Mana bati dore musa avuye guhura n'Imana, kuko arafite uruhanga rwe rubengerana. Nawe umuyobozi ujya uhura n'Imana. Iyo uvuye guhura n'Imana bituma bakubonye bakubonamo uruhanga rukeye rubengerana, nk'uvuye guhura n'Imana koko. Ubyibazaho nanjye ndacyari kubyibazaho. Ntitwabura gusoreza ku bintu bitatu biza kujya kugukebura nawe urebe uko ujya usabira abayobozi bawe. Isengesho ry'umusaserdoti, usabira kandi usabirwa, usabira abo ushinzwe kandi usabirwa kugira ngo akomere. Nizere ko nanjye mujya munsabira hakuri buri munsi, mutansabiye nahagwa. Isengesho ryanyu ni ingirakamaro, isengesho ryanyu rimpuza n'Imana. Mujye munsabira. Icyambere reka tuzirikane icyambere, uzi ko hari abantu benshi barakariye abihaye Imana. Atubihaye Imana yantambutseho ntiyantwara, yantambutseho ntiyamvugisha, yantambutseho ntiyangora iki ngiki. Wasanga se yari kuvuga nk'ishapure, ugasanga warakariye abihaye Imana, warakariye abayobozi. Bandi turakaye, twarakariye abatuyobora. Twongere dusanura imitima yacu. Ibyo bikomere biradusaba kujya kubyivuza. Muntu warakariye umuyobozi wawe, koko ubwo burakari nugasekibi. Hanyuma icya kabiri, ukoma urusyo wajya koma n'ingasire. Uzi ko hari abayobozi nabo barakariye imbaga, bya bindi by'uko nyine pasiteri umushumba atungwa n'izaragiye, ukaba urakariye imbaga, abo ushinzwe ukaba warakariye, abo ushinzwe ukaba uri kubabwira nabi, ubatuka ubatonganya, kubica ku mubiri ndetse no kuri roho bitabuze, kubagirira nabi. Kandi uri umuyobozi, uri pasiteri. Isengesho rya Kristo nawe rize gukugeraho. Isengesho ry'umusaserdoti, wa muntu ushinzwe abandi, usabira abandi. Icya gatatu anacyo dusorejeho ni ubumwe. Ubumwe bugomba kuranga umuyobozi n'umuyoborwa, ubumwe bugomba kuranga shefu n'abashinzwe, umukozi n'umukoresha. Ubwo bumwe nibwo Kristo aturaga uno munsi. Nuko waba uri umuyobozi ukagira aho uhuriza nimba gushinzwe. Dusaba inema yo gusabirana buri munsi kugira ngo isengesho ryacu ribe koko isengesho rihuye n'irya Kristo. We usabira abo ushinzwe kandi nabo akabasaba kumwe kugira ngo bakore neza igishimisha Imana. Twemere rero buri wese aze gukora umukoro,
arebe igihe amara ari gutuka abayobozi be, uri kubanegura, wabashyize mu nteko y'abaneguranye, uri kubataranga, uri kubaharabika, ujye umenya ngo uri gukurura uburakari, uri kujya kure y'Imana. Ahubwo se aho kugira ngo umuturire isengesho, n'ubyuko ujye usabira umuyobozi wawe, usabire ukurera, usabire ukurinda, usabire ukurengera, usabire abo bose ushinzwe. Ibyo bizatuma isengesho ryawe Nyagasani ryakira vuba na bwangu, kuko Nyagasani yakira vuba na bwangu isengesho ry'imbaga, isengesho ry'ikoraniro. Buri wese rero yige gusabira undi, cyane cyane abo dushinzwe, cyane cyane abo tuyobora, cyane cyane abatuyobora. Tubasabire kugira ngo Nyagasani abakomeze umurimo mwiza batangiyemo, azabakomereze kugera ku ndunduro. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.